Ikaze kuri wowe wakoze subscribe kuri John BTV ugakurikira amakuru agezweho gatanu kuri gatanu. Nawe utarakora subscribe, uyu ni umwanya ngo uyikore. Bafite amakuru agiye atandukanye tugiye kubagezaho none ahangaha, amakuru y'ibyamamare bya mbere ku isi. Yesu, Martin Luther King na Michael Jackson, urutonde rw'ibyamamare by'ibihe byose mu mateka. Uko imyaka ihita indi igataha niko isi yunguka intwari abenshi, ndetse bagasigara bibukirwa uruhare mu kubaka ibihugu bakomokamo. Hakaba n'abasigara bagawa gusa bibabuza kwamamara ku isi hose. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Harvard yamamaye cyane bitewe n'impuguke isohora buri mwaka, cyane cyane mu bijyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Iyi kaminuza iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'igihe kinini hatangijwe ubushakashatsi bwo gutora umuntu ufatwa nk'icyamamare cy'ibihe byose kuva isi yaremwa. Ubushakashatsi ariko bugakomeza uko amatora kuri murandasi akomeza. Aya matora icyo yashingiyeho kuba umuntu atorwa yaratuye isi, akabaho ubuzima busanzwe, agakura ndetse akanitaba Imana. Dore imwe mu mibare y'abagiye batorwa ku rutonde ibyamamare by'ibihe byose mu mateka y'isi bitewe n'ibikorwa bakoze bigatuma bamamara hose. Yesu Kristo niwe uri ku rutonde rwa mbere, cyangwa Jesus Christ. Yesu cyangwa Yesu Kristo ni Umuyahudi wavukiye muri Bethlehem mu gihugu cya Palestine y'ubu ngubu. Hagendeye igitabo gitagatifu Bibiliya nk'uko byanditswe muri Matayo 1:18, Yesu Kristo yavutse uruhande rumwe ari umuntu, ariko ku rundi ruhande ari Imana. Impamvu abatora bashyize Yesu Kristo ku rutonde niko yavutse, agakura, akanapfa n'abandi bose. Ibi byagaragazaga ko ari umuntu nkatwe. Byagorana kubaho isi ukagera imyaka ine utaravuga Yesu Kristo mu kanwa kawe. Ikindi ni ko kuba yaratunguye abantu bose bimuha amahirwe yo kumenyekana kurusha undi muntu wese ahava akagera. Martin Luther King John ni umupasiteri w'umunyamerika mu itorero ry'ababatisita. Yavutse tariki ya 15 Mutarama umwaka w'1929, avukira Atlanta muri leta ya Georgia. Martin Luther King mu buzima bwe yaranzwe no kugira icyizere gikomeye ndetse n'amabonekerwa atandukanye. Afatwa n'intwari muri Amerika ku isi hose kubwo kurwanya ubusumbane bw'abazungu n'abirabura. Zimwe mu mbwirwaruhame zamuranze harimo n'iyitwa "Mfite inzozi, I have dream". Imbwirwaruhame yagaragayemo amagambo ahumuriza abirabura ko nabo bazabaho mu gihugu cya Amerika nta muntu n'umwe ubagaragaza agati. Ibi byaje no kugerwaho. Uwa gatatu ni Michael Jackson. Michael Jackson ni umuririmbyi mu njyana ya pop wavukiye muri India, imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse tariki 29 Kanama 1958, aza kwitaba Imana tariki ya 25 Kamena 2009. Impamvu nyamukuru yatumye agaragara kuri uru rutonde ni ubugwaneza bwe, kuko amafaranga yakoreraga mu muziki menshi yayashyiraga mu bikorwa byo gufasha abantu. Imihanda yose y'isi y'ibikorwa bye byo gufasha abatishoboye byatwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Adolf Hitler niwe uje ku mwanya wa 4. Adolf Hitler ni umunyapolitike w'umunya-Australia waje